njya nkunda kuvuga ngo ningirwa abakozi b'Imana, abitwa abashumba ingirwa abashumba, abitwa abavuga butumwa ingirwa abavuga butumwa. Buriya Kayini yica Abeli nta kindi cyabimuteye, yagize ishyari. Icyo nende ukubwira rero kinera umubabaro kikantera agahinda, ni ukubona abantu bafite ubutumwa bwiza bakabwirije ijambo ry'Imana batavuga ubutumwa bwiza, ahubwo turi mu mwuka wo kuvumana, turi mu mwuka wo guhangana. Kandi uyu mwuka ni mubivo, umwuka ujya gukubitira undi mu mazi akavuga ngo uko amazi atemba aba ari nako utemba na kanaka. Ndashaka umbwira uwo muntu n'umurozi bataniye. Ndumva nshaka kuvuga kandi uzikundika mvuge. Ubundi uriya mwuka n'umwuka wa gipfumu, ahubwo nuko batatwerura batubwire ko ari abapfumu, ariko ubundi nibyo. Definisi ikinyuranyo kirimo niki? Iyo umuntu aroga, urumva ivo, bavuga ko umutongero ugira ubukana kurusha igikorwa. Yego. Bitaniye he na Diriyani wagiye ku musozi, nkavuga ngo ukiribuye rihiritse niko mpiritse kiriya kinyamakuru runaka, ntikikarebwe ntikigakundwe, ugahita unavuga ngo mu izina, uretse ko Yesu bavuga si we, ba Yesu ni benshi, utakunyaza aragukerereza. Uzayo nasenze kugira ngo bidafata, cyangwa byari byanafashe? Byari byanafashe. Ariko se uhamugare, reka tuganire neza, biriya bintu birakora? Iyo utabaye maso birakora. None se ngaruka kuri Balamu niwe turiho. Abayisiraheli iyo bataza kuba bafitanye relation, ubusabane n'Imana, ntago Balamu yavumaga. Ibi bintu abantu bakora barabizi ko atari abakozi b'Imana, barabizi ko ari abarozi, barabikora. Iyo utabaye maso birafata. None se INYATSI abarokore benshi bafite bazihawe nande? Ngewe nzi abahanuzi bagiye batorongeza abantu kandi bikaba umuntu agahura n'INYATSI. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo bareke kujarajara, kandi ndashaka nkwibutse ko impano zitandukanye n'agakiza. Uko wakoresha impano kose ni gift Imana iba yaguhaye. Niyo mpamvu umusambanya guhanurira n'umurozi akaguhanurira bigakunda, abantu bakitiranya impano n'agakiza, akanerekwa bigakunda. Abantu mwirengagiza ijambo rivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mvuge nimara ngende. Yaba iki kiganiro abantu bagikurikira bava mu bujiji. Ngewe rwose abantu, umuntu utari bukurikiye ikiganiro abahombye pe, agahita agenda akakuvuma akavuga ati runaka muteje INYATSI, muteje ubukene kuko yasuzuguye umukozi wawe, ndamuvumye, wamaye umwuka wo kuvuma ndamuvumye. Bigahita bifatasha, nibwo gahura n'INYATSI akumva romoruke ye yagonze, inzu ye yahiye. Umugani wa Mama Charlene, ni gute uzafata umuntu uvuga ubutumwa bwiza bwo kwihana, ubwiriza abantu agakiza, umugereranye n'umwesikoro? Abantu b'i Burayi Imana ibakore ku maso, n'abahanzi barambabaza. Abantu bajye muri comment batugane ibintu uvuga ari byo cyangwa atari. Ihene ni ihene, ipusi ni ipusi, ntago ipusi hinduka imbwa, ntago imbwa ihinduka ihene ngo bayirye. None umurozi nuhirika abantu ku musozi bataniye. Reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV. Ni byaracoka kamwe cyane kwa mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabashimiye aho mwamuherere hose, yaba inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, mu Burundi, muri diaspora. Mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe n'abavugirije. Umaze kurihindura nabaye bavugirije. Ese ko unyumwe uti mwihangane ngende bavugirije. Okay, ntacyo bitwaye, ko mvugira igihe Uwiteka se. Adriya amakuru se? Amakuru ni meze vo. Urakomeza neza? Ndaho keretse umunaniro. Umunaniro w'umurimo w'Imana. Ndaho. Okay. Ngaho turagize Imana. Ndombwira abantu mu mutima wanjye nuko uzajya dusenga Imana ikaducira inzira. Transport zo mu mujyi wa Kigali ziba zigoye. Uziko ujya gutega ku cyapa ukamara amasaha 2. Transport ntago zoroshye. Cyatari.
ariko Yesu arabizi. Reka dusenge. yego Data, turagutumiye aka kanya kugira ngo ibyo tuvuga ibyo kunezeza. Turaritse wowe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo, kugira ngo ibyo tuvuga ibyo kunezeza. Utwubake, twubakike, tubwirize ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane, bave mu byo bibwira, bareke kwishyira hejuru, kandi kugira ngo tugukorere. Umwuka w'Imana abane natwe, imbaraga zawe zikora imirimo, zigakora ibitangaza, zibe kuri twebwe. Ganza Kristo kandi utegeke ibyo ugambirira kuri twebwe aba ari byo biba mu izina rya Kristo Yesu, amen. amen. Adrien, uratangaza iki muri iyi minsi? Ndaho ndakomeye mu buryo bw'ubugingo. Ubugingo ni buzima. Iby'umubiri byo turabisangiye twese, ariko bizahinduka. Hari korari, ni umuririmbyi, ni abaririmbyi bavuze ngo nubwo butameze neza none n'ejo bikagenda, nta bwoba bw'ibihe, humura Yesu ari ku ngoma. iravuga ngo nimba mpagaze ku manga, ngo nta butayu Imana itakuramo umuntu, nta na Imana itamugeza. Nibyo. Ubwo rero mba nzi neza ko one day ibintu bishobora umunsi umwe bishobora guhinduka. Dawidi we yaravuze ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. yego nzi neza ko bizahinduka, ubuzima bugahinduka, Imana igahindura imibereho. Yego. mu kanya turimo tuvugana bari mumbwira uti Imana yagiye imbabarira ikangabanyiriza ifuye. Hari ibintu ubona bitameze neza rwose? Hari ibintu mbona bimeze nabi, bibangamiye Imana bikabangamira n'abantu. Sinzi nimba aricyo harumbaje ati bimeze bite muri iyi minsi. Uribuka ko twaherukaga ahangaha tuvuga nyine ubutumwa, uretse ko nsigaye mbona n'ubutumwa bwiza abantu batabukunda, ahubwo basigaye bakunda ubutumwa bw'abantu. Ntabwo abantu bwashize naravuze ko abantu batagikunda kuvuga ubutumwa bw'Imana ngo bavuge iby'Imana ishaka, ahubwo basigaye bavuga ubutumwa bw'abantu. Niyo mpamvu hadutse inyigisho bita gospel prosperity, inyigisho zikundisha abantu isi, zibwira abantu, dene zihumuriza abantu gusa, zitababwira ko Imana izaza, Kristo azaza gutwara itorero. Ibyo rero biri muri bimwe bimbabaza, bikambabariza umutima, nkumva ngiye gushwanyuka. Wakibaza ati Sadre, ni igiki wabikoraho ko ntacyo wahindura? Mbabazwa n'ikintu gikomeye, kubona abitwa abakozi b'Imana, njya nkunda kuvuga ngo ningirwa abakozi b'Imana, abitwa abashumba, ingirwa abashumba, abitwa abavugabutumwa, ingirwa abavugabutumwa, babeshya abantu. Umuntu akabaho mu kinyoma cy'idini, akabaho mu bwoba, nta kuri kw'ijambo azi. Noneho rero kandi idini ni ribi, ubundi umunyedini arica. Ubundi umwuka w'idini n'umwuka w'ishyari n'umurozi, iyo myuka iravukana uko ari itatu, ni amahasha. Umwuka w'ishyari, yego, n'idini n'uburozi biravukana, ariko ikigira ubumara gikomeye ni ishyari. Ishyari niryo rigira ubumara. Buriya Kayini yica Abeli, nta kindi cyabimuteye, yagize ishyari. Ishyari rituma atanavuga Imana neza, aho gatuka Imana. Imana iramubaza ngo Abeli murumuna wawe ari? Aravuga ngo
ndi umurinzi wa murumuna wanjye koko nicyo kintu yari akwiye gusubiza Imana ko abantu bavuga bakagira n'agashomborotso nicyo kintu yari akwiye gusubiza Imana. Ndagira ngo nkwibutse ko Kayini yapfuye ariko umwuka wa Kayini uracyariho. Umwuka wa Kayini uracyari mu bashumba, umwuka wa Kayini uracyari mu bavugabutumwa, umwuka wa Kayini uracyari mu barayiki abizera. Noneho rero iyo myuka iravukana uko ari itatu. Umunyedini iyo umubwiye ngo kizwa arakubwira ngo iby'Imana ndabizi. Iyo umubwiye ati ko watangiye uvuga ubutumwa bwiza ukabusiga uvuga ubutumwa bw'abantu arakubwira ngo njye n'Imana turaziranye kandi tugendanye igihe tuyizi kundusha. Ntago umunyedini ahugurika, niyo umuhannye ntahanika. Noneho rero icyo nkubwira ko biba bibi cyane kurusha umurozi, umurozi iyo acuragura arabyuka akavuga ngo ibintu bizangarure. Wasenga Imana ikagushyiraho favor, uburinzi. Ariko iyi myuka y'uburyo iteye, umunyeshyari ni umuntu ubona Evode yambaye agapira akaza akakubyinirira, kavuga ati kagapira kagura ngahe, ukayamubwira ukamubwira ati ni keza, akaba ari kakubwira ndetse wakaguriye muri eduka, ukamubwira kakubwira ati ariko kari keza nuko igisura cyawe bitakataberanye n'uwo mupira, agapo kanje niko gakwiranye no kwambara uyu mupira, wowe rwose uri inzobe ugakabye kandi uwo mupira ntago ukwiranye n'abantu b'inzobe, ntago bikubereye, wari mwiza ariko icyo kibuno cyawe birasaba ko ujya muri siporo kikagabanuka kandi atari urukundo, aho gagambiriye kuguca intege. Bene uyu muntu rero biragoye ko n'Imana iguha umugisha muri kumwe, ntago bikunda. Iyo usenga Imana igucecekaho kandi mugendana kandi kubwira umugisha, mbaza ngo si Imana kuki itabikora, ibibona yakubirindura kandi utaramumenya. Mu gihe ukimwita inshuti, Yesu ureba mu mitima kuko abazi iby'abantu, akaba avuga ngo reka mbe nitonze gutabara runaka abanza amenya abo bagendana. Ibyo bintu bishobora gutuma Imana idakora kuri wowe. Bizende si cyo kiganiro nashaka ko tuvuga, nivugiraga iyo myuka. Icyo nende ukubwira rero kinera umubabaro kikanera agahinda, nukubona abantu bafite ubutumwa bwiza bakabwirije ijambo ry'Imana batavuga ubutumwa bwiza, ahubwo turi mu mwuka wo kuvumana, turi mu mwuka wo guhangana, umwuka w'ibiguzi wisha abapasiteri, umwuka wa Baramu. Kugira ngo ubyumve, Baramu na Baraki bigisha abavugabutumwa, bigisha amadini. Aho mbarizwa nsengera njye muri ADPR, aho ntabarizwa uwo mwuka urica. Mwabyisinga ni imihanda, ibintu biriho mw'iki gihe cya none mu gasata kivuga butumwa, ndabireba nkumva ndasesemwe, nkumva inkota iranyisha n'agahinda n'ishavu. Uyu mwuka niwo usigaye utuma abapasiteri baza guhangana kuri YouTube. Umwe akavuga undi akavuga, umwe akavuga iby'ukuri undi agasebanya kubera ko afite audience y'abantu, agatanga ibiguzi kugira ngo batamuvuga uko ari. Rimwe na rimwe tugahisha n'ukuri kubw'inda, byitwa ngo turi abakozi b'Imana,
byitwa ngo turabashumba, byitwa ngo turabigisha. Uyu mwuka niwe uteye mu nsengero, niwe usigaye utuma umuvugabutumwa atemeranwa n'umudiyakoni. Uyu mwuka niwe utumye pasiteri atemera umushumba. Uyu mwuka niwe utumye umushumba atemera undi mushumba mugenzi we. Umwuka w'ibiguzi. Sinzi nimba uri kunyumva. Ndagukurikiye. Umwuka w'ibiguzi. Yego. Cyangwa kugira ngo ubyumve indonke, cyangwa mu Kinyarwanda umwuka wa ruswa w'amafaranga, kugira ngo bamvugire neza, kugira ngo ngaragare neza, kuza kuri social media nkagaragaza uko ntari, ntacyo bimaze. Agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Umunyarwanda yaravuze ngo wiruka n'ugugu n'igufa ukaza n'urimira bunguri. Hari igihe uhisha cyane kwanga kugaragaza ibyaha byawe n'uwuriwe n'intege nkeya zawe, ejo bikagutabukana. Ibyo bintu rero birambabaje. Buriya umugabo bita Baramu na Barake, Abayisiraheli iyo bataza kuba bafite imvugo y'Imana, ari ubwoko bwashinganishijwe n'Imana, tayari bari kuba barangiye. Kandi uyu mwuka ni mubevo. Umwuka ujya gukubitira undi mu mazi, akavuga ngo uko amazi atemba aba ari nako utemba na kanaka. Ndashaka umbwira uwo muntu n'umurozi bataniye. Oya, niba tuvuga ukuri, Evonye, tukaba twarahamagawe n'Imana, turi abavugabutumwa, twarahamagariwe gukorera Imana, tugatesha, tugahana, tukanacyaha, tukaba turi abagabuzi b'ijambo ry'Imana, turi abahesha b'umugisha. Kwibutse ko burya umuhesha w'umugisha aba n'umuhesha w'umuvumo. Yego. Ibi bintu nsobanurira. Ari Sarongo w'umurozi, uretse ko atari nawe n'umwesikoro Uriya. Sibyo? Na uriya mwuka w'ibiguzi ni wajya akoresha, agaha abanyamakuru amafaranga, siwe naje kuvugaho. Akitonda agaha abandi amafaranga public kugira ngo yigarurire public y'abantu. Bitaniye n'umuntu uvuga ngo njyewe byigeze bimbaho. Uyu mwuka impamvu nguvuga ndawuzi. Nasenganye n'abantu, namara gusengana nabo Imana ikankoresha igakiza abarwayi n'abanyabyaha bakihana. Imana ikankoresha mu buryo yampamagaye. Ntago nzigera mvuga abantu nasengeye. No, ntacyo uzanyumvana mvuga iki. Uzi bingana n'iki byo mbikubwire? Bingana nko kwigisha ijambo ry'Imana ukanatera haleluya. None se wowe nimba ndi kukwigisha ushinzwe iki? Ushinzwe gufashwa ugatera haleluya. None nzigisha ijambo ry'Imana mbwirize natera haleluya? Biri ibintu ujye ubona mu nsengero byinshi babiteye Imana iseseme. Sema he bisobanura iki koko?
nsubiza tuganire sibyo none sinshaka kuba umunyamakuru reka tuganire umbaze nanjye nkubaze sibyo dukora ikiganiro yego he bisobanura iki niba ari uguhamagara niba ari ukugira gute ngo sema he ni uguhamura ariko ni n'imihamuro ni none se ni ibiki Haleluya tuzi icyo bisobanura amena tuzi icyo bisobanura Yesu ashimwe tuzi icyo bisobanura he bisobanura iki ndumva nshaka kuvuga kandi uzi kundeka mvuge vuga rwose kandi nkavuga ubutumwa navuga ntago njya dire nzasengera abarwayi sinzasengera umuntu dayimoni zimuvemo sinzahanura ngo bisohore nindangiza nzina nabivuge izo ni intege nkeya n'abajye babikora bikosore guhamya evode wabonye imirimo y'Imana ni ukwiye kuza guhamiriza abantu ibyo Kristo yakoze sinkwiriye kujya kuri radio uretse ko sinjyayo byenda Imana nimfasha nzajyayo nabwo ari byo njya numva nkumva biteye aski Imana ni mu bushobozi nzajya kuri radio njye mvuga ubutumwa kuko ndeba ibintu bikantera aski kujya kuri radio ngo uzurebe Imana indimo uzi ukuntu bingana no kujya mu bapfumu bakakubwira ngo ngewe uzi ngo pfumurire nindangiza nkurebereyo ubundi uriya mwuka n'umwuka wa gipfumu ahubwo nuko batatwerura batubwire ko ari abapfumu ariko ubundi nibyo gutese nsubiza nawe mbwira definition ikinyuranyo kirimo niki reka nkubwire iyo umuntu aroga mu bantu abarozi bankurikiye barabireba iki kiganiro barakizi iyo umuntu aroga urumva ivo bavuga ko umutongero ugira ubukana kurusha igikorwa yego ubundi ngo byanga umutongero ni wo mubi yego urumva noneho iyo agutongera akavuga ngo ndatongera runaka azahere mu nzu akavuga ngo ukiyi imbuga imeze niko ntongereye ntazegera arenga agatongera agakora n'ubufindo yego bigahita biba bitaniye he na Diriyani wagiye ku musozi unyumve nkavuga ngo ukiribuye rihiritse niko mpiritse kiriya kinyamakuru runaka ntikikarebwe ntikigakundwe ugahita unavuga ngo mu izina uretse ko Yesu bavuga si we ba Yesu ni benshi nicyo nagiye kwibaza ni gute umuntu ajya ku musozi akikorera ibuye akarihirika se ko hari ukuntu yagiye vangura byakubayeho ntiwakavuga ariko byambayeho gute rero ayangiza akabikora mu izina ry'Imana mu izina rya Yesu byambayeho ngasengana n'abantu niyo mpamvu navuze abantu niba badukurikiye ubu ngubu kugira ngo namenye ubwenge buhevode inshuti ngira z'abavuga butumwa ntibarenza abo abandi simbanga ndavuga umuntu dushobora kujyana mu ivugabutumwa ndabafite nzi na benshi tuziranye yego ariko abo nizera ni bake kubera iki rero utabizera kubera ko abantu benshi bambara umwambaro w'ubukozi w'Imana atari bo abenshi ni abakozi ba Satani reka nuko mutajya mubivuga Eregevode nta mutini wera umugenge ibyo biri clear biri honete nta muzabibu wera umutini ntibikunda igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza urambaje ngo kubera iki sibyo ngewe njya muvuga nzanamuvuga umuntu nyasengana nawe tugasengera abarwayi tukavugana ubutumwa ntibarenze babiri
abandi iyo bantumiye ndagenda nkabwiriza, kubera ko benshi ntaba nakamenya icyo Imana ibavugaho, nkabanza nkitonda. Uzi impamvu? Nakomerekejwe no kwizera abantu. Nzi ko ari abakozi b'Imana, nsanga ni abakozi ba Satani. Niba byarabaye impanura nerekwa nkabwiriza, umuntu utagira amaso y'umwuka ibyo abonye kuri YouTube byose ahita agira ngo ni ukuri. Ubonye bariya bari abantu ntimuzabarenganye. Aba bantu barya amafaranga n'aba bantu bayatanga bose baba baje bavuga ko turi abakozi b'Imana. Ni ukuri Imana inamfashe umuntu wese abyumve. Ndasaba imbabazi mu izina ry'abakozi b'Imana, abavuga butumwa, uko ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, n'abapasitoro sindi we, ariko nabo ni abagabozi b'ijambo ry'Imana n'abahanuzi. Ndasaba imbabazi umuntu wahuye n'umwesikoro akamurya amafaranga, ubuntu bwi agatakaza indangagaciro zo gusenga, arwaye ntamusengere ngo akire, akamubwira ngo natanga igitambo cya Isaka n'icya 10 cy'amatayi n'icya 10 cy'imbavu. Ndasaba imbabazi mu izina ryabo. Mbaza ngo imbabazi nsabye nizihe? Nuko ntabapfira rimwe, ntabapfira rimwe. Imana iracyafite abakozi, iracyafite abakozi, nubwo bakomerekejwe n'abari muri departement agace kavuga ngo ni abakozi b'Imana. Icyo mbivugiye ni iki? Evo ngiye baranzunguje ku musozi. Nawe bagiye kuguhirika se? Yego. Nigeze nsengana n'umuntu. Turasengana, ndakubwira abantu babiri. Reka nkubwire umwe wagize ishyari, nkubwire ko ishyari ari ribi. Nasenganye n'umuntu, Imana imbwira ko arwaye virusi itera sida, amaze imyaka 7 adafite umwana. Turasenga Yesu amuha urubyaro. Ntabwo ari njye warumuhaye, no, Yesu amuha urubyaro. Icyo gihe Imana ikambwira ngo mwana wanjye ndaje ngo ukorere ubukwe. Uzi ukuntu yavugaga ngo Adriye uracyari umwana, kandi koko nanjye nareba ngasanga ndi umukene, sinkwiye gukora ubukwe. Ariko iby'Imana imbwira bigatandukana n'ibyiyumviro byanjye. Final arambwira ngo Adriye waransengeye, bigenda gutya, ndashaka kuzaguhemba. Uzi ikintu yaje kumemba? Ndumva wacyumvise. Oya, ntago nacyumvise. Icyo yaragiye kumemba kwa kugira ngo turyamane. Nicyo gihembo yagiye kuguha? Anyanduze sida. Kandi waranamusengeye? Ntago abantu bose badukurikira ari abakirisitu, nta nubwo nabo dusengera bose ari inyangamugayo. Abakozi b'Imana nabo bagira ababagusha, kandi bagushwa n'abantu bambaye umwambaro w'abakozi b'Imana. Aba mubona abapasitoro benshi bagushwa n'abagenzi babo. Aba bavuga butumwa benshi bagushwa n'abavuga butumwa bagenzi babo, ndetse nabo basengeye. Aho se mvuga iki? Nkubwira abajya baza bakambwira ngo nereka amaso, akampamagara akamubwira ati nakubonye, ndashaka kuzakureba live vis-a-vis physically, murebe imbona nkubone. Ati nabonye utereka amaso. Kiyicana ivuga iyobokamana, naho njya kose avuga gospel. Abo bantu babavuye. Navuze ko tuganira, nto mu munyamakuru tuganire. Guteze yombi rwose. Babavuye undi muntu. Turasengana, tumaze gusengana akazajya abona imirimo Imana ikora n'iby'inkoresha. Finally ndamusengera, tugasenga, Imana iza kumuha impano. Akazajya ajya mu butayu no ku musozi. Nkubwire ko aba bantu ari abarozi, ari abagome, umwuka w'ibiguzi. Akavuga ngo Mana,
Adreye ziriya mpano ze ndashaka ko zizima, ndashaka kuzima. akajya gusenga bisaba Imana gutyo cyane. Mbaza ngo Adreye wabimenye ute? Nabimenya bivuze kandi mbimenya ari gusenga. Ati uwampa impano nk'izawe. Shangewe ukuntu aribyo tavuga. Umuntu ataniye n'umurozi. Ubwira abandi. Abandi turasengana dukorana umurimo. Imana irambwira ngo nzakuvana nzakujyana ibunaka, uzankorera ibunaka, uzankorera ibunaka. Babyumva. Hari umunsi umwe Imana yigeze iceceka kumvugisha kubera abantu twasenganaga, ikambwira ngo nujya gusenga, niba ushaka kumvugana nawe ujye ujya ahantu hatari ukorera umurimo. Irambwira dore byagenze gutya, dore byagenze gutya. Ibyo Imana yambwiraga ntibafataga ibyo babwira, bo bahitaga bagenda bakajya mu butayu bakajya kubihirika. Adreye ntidushaka uko bizagenda uko. Utakunyaza aragukerereza. Uzayo nasenze kugira ngo bidafata, cyangwa byari byanafashe? Byari byanafashe. Ariko se uhamugare, reka tuganire neza. Biriya bintu birakora? Iyo utabaye maso birakora. None se ngaruka kuri Balamu niwe turiho. Abayisiraheli iyo bataza kuba bafitanye relation, ubusabane n'Imana, ntago Balamu yavumaga. Yego. None se Balamu yigiye ni Balamu ni Baraki. Balamu yigiye kuvuma ku Bayisiraheli. Baraki se yamuhamagaye atamuzi iyo mpano. Yego. Yari asanzwe abizi ko avuma kandi bigafata. Niwe se wa mbere yari avumye. None se Abayisiraheli bo urumva bwari ubwa mbere yari agiye kubavuma. Ibi bintu abantu bakora barabizi ko atari abakozi b'Imana, barabizi ko ari abarozi, barabizi ko bidahisha umugisha, babikora babizi, ariko bo barabikora. Iyo utabaye maso birafata. Ngo bidusaba kuba maso twese. Sinakubwiye se ko bingana nk'umurozi? None se umukobwa iyo bamuroze bakamuzinga bakavuga ngo ntabwo uzigera ushaka, iyo adasenze arashaka. Bisaba ko asenga kandi atisengesheje. None se INYATSI abarokore benshi bafite bazihawe nande? Bazihawe n'abakozi b'Imana. Ni gute umuntu asenga imyaka 5, imyaka 10? Imana ivugana nawe mubwira umugisha, ariko ntuzi. Nanjye hari amasezerano ndajya kubohoza, amenya hari abantu None se Evo ndashaka nkubaze, hari ibintu mukunda kuvuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abayendetse cyaremwe gishya. Abantu batajya bemera karande niko bavuga, ariko ndabasubiza mu ijambo rivanga ikibyaye n'umwuka niki? N'umwuka. Ikibyaye n'umubiri se kiba ari umubiri. Imana yita kuri nde? Ku muntu bita bugingo. Ikavuga ngo mpora gukiranirwa abana kwa base, nkageza ku buvivi n'ubuvivure ngaca iteka. Iyo utabaye maso birakora, baraguhirika bigakunda. Ibyo ujya ubona se ngo ndahirika kana kugira ngo iyo adasenze ntahirima. Njyewe nzi abahanuzi bagiye batorongeza abantu kandi bikaba. Umuntu agahura n'INYATSI. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo bareke kujarajara. Aba bapasitoro bavuga semahe, umugero ufite amafaranga uri umukire, mwamara n'amezi 2 yose ukabura yakogose, wamuvuga akakubwira ngo iyo uvuze kuri runaka urapfa. Abenshi n'abarozi, abenshi n'abarozi, ahubwo bambara umwambaro wa Kristo ariko si Kristo wa nyawe.
ni nk'uko nabari bisobanura ikigoryi, ni nk'uko wavuga ngo uri umukirisito ariko witirirwa Kristo ariko utari uwa Kristo. Shati uri kuntera ubwoba. Reka ngusobanurire. Menye barayaboshye da. Kuko narimo gutinda. Uzabahoza ubaza impamvu kuko ashaka gutinda ari Imana, ari igihe cy'Imana. Hari n'igihe atinda bitewe n'abantu mubana mukorana umurimo. Imana ikavuga ngo ubwo Evode yibeshye kuri kanaka reka mureke, umunsi azanyizera nzamubwira ukuri. Ikibazo nuko abantu bizera abahanuzi kuruta uko bizera Kristo. Ntago nyoboye cyanditswe kivuga ngo mwizere Imana, mwizere n'abahanuzi yatumye. Sago nakibagiwe, sibyo? Ariko ntago kubizera ari ukubarambirizaho. Abantu bo rero bararambije, barabizeye bararambye. Yego. Kandi ikimbabaza nuko abantu benshi batagikorera Imana. Uyu munsi wa none ngira icyumba. Iyo umuntu aje gusenga iwawe ukamubwira ngo ihana ubusambanyi, arakurakarira. Ubu mw'iki gihe. Yego. Kandi aba ari umwadeperi, aba ari umuzayoni, aba ari umurestoration. Hari abo mbura n'abadeperi batazi kwihana. Afite aho abarizwa hafatika. Idini haba hafatika se, kandi idini ryamwinjiye. Kwinjira idini cyane rero babyitiranyije no kwinjira muri Kristo. Uranyumva? Iyo mubwiye ati ko mbona inzoka ku mutwe wawe, wasenze Imana ikakubohora ukihana ukamaramaza, harakubwira ati njyewe ndi umuworship, njye ndirimba muri korali runaka. Ibyo raka kandi ni inkozi y'ibibi, ni umupagani butwi, ni indyarya butwi. Ariko iyo agiye kukwica gukubitira mu cyisha ati ngenda umwadeperi, nsengera muri dove, nsengera muri dove, nsengera he? Nsengera kwa Poso Joshua, sengera kwa Poso Minyoni. Kubera ko abo bantu bafite izina bubatse n'uburyo bakoze umurimo w'Imana ukagaragara, bagahembura abantu. Kenshi uramwitiranya ukagira ngo ari mu Mana. Mbonero n'abanyamadini, nshuti z'umusaraba, mwaritse tugasubira ku murongo wo kwihanisha abantu, wo kubwiriza ubutumwa bwihanisha abantu. Icyo gihe urabyitiranya ukagira ngo ari muri Kristo. None sevo iyo ntabimenya mbaza igihe byantwaye. Cyangwa twagiye kingana iki? Igihe kirekire. Uri kubohoza nasenza yo mu biti, ngacunga imvura iri kugwa, nkurira igiti kugira ngo abantu batambona. Akaba ariho nsengera. Ngacunga imvura iri kugwa nkiyahura mu mazi, ngasenga kugira ngo Imana inkureho ibyo bintu. Mu nyuma sibwo yabaciye muri humye, aho yari mbwiye kujyayo nkajyayo, kandi yashaka ko njya kuvuga ubutumwa. Noneho rero n'ibyo bintu bimbabaza, kuba umuntu yaza akavuga ngo ni pasiteri, undi akaza akavuga ngo ni evangelist. Imikorere ntubone itandukanye n'iyande n'iyo mupfumu. Birababaje, birababaje. Araguhirika. Ndashaka nkubaze, umuntu yavuze ngo uko mfashe akagashumi iki gipenso kiri kote niko njwibujadiriye, ntakarye ngahage. N'abanyamadini bajya babikora ngiyo ngo bari guha abantu satani ngo batenga abantu. Noneho bajya babeshya ngo aba ari ukugira ngo bababushabushe, ngo nibajyanze ngo ntibazabona umugisha, ngo bibuke ko mu nzu y'Imana ariho haba amahoro. None se si umuvumo?
so kuvuma iyo bavuga ngo nugu umuntu satani bavuga ngo ntakarye ahage niyambara ntakaberwe niyo bakurugo naba mu rugo ajya abona rutamukwira. Tuvugisha ukuri ubundi uwo muntu aba ari umukozi w'Imana n'abashumba n'abandi n'abavuga batuma ngo umuntu akabona umugisha bafite amatorero meza. Umuntu niyo aba ari umwanzi wawe kitamusabira umugisha. Yesu yaravuze ngo umwanzi wawe nasonze umugaburire. Ntago babikora kuko biragoye. Gukorera Yesu bisaba kwihangana no gukunda. Bibiliya iravuga ngo dukunda abanzi bacu ariko ntabyo bikora. Aravuga ngo tuvuge nimba urabona ko nanga ibiganiro kuri social media, YouTube, radio ntago ndayijyaho. Tuvuge niba nanga ibiganiro kuri YouTube, akitonda agafata iki kiganiro cya Adreye, atuka iki kiganiro cya Adreye kimeze, ntazigera kundwa, muteje icyangiro nacyaga nabyo akabisengera. Yego ko mana yanjye we, abantu benshi bazira iki? Ntakabonera umugisha kuri YouTube, ntazabona umunyamugisha, ajya ahura n'abamurushya bamutereza umusozi. Yewe gadata we, agacukura urwo bakavuga ati ndamushyinguye, niko nshyinguye amasezerano ye. Uwo muntu si umurozi ni igiki? Nsubiza, ni umurozi si we? Oya niwe rwose, aho nanjye ndabyemeye ko ari umurozi. None se ntibabikora? Haga Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Ibi barinde kandi ari byo byisha abantu. Uzi ko umuntu afite Range Rover 10 cyangwa afite entreprise uruganda runaka, yarangiza ukabona yahombye mu mezi 3 kubera ko Pasiteri yaramubwiye ati ngewe ndashaka ume imodokari 5 utanga icyacumi utambira ibyo kugira ngo bidahomba. Ntabikora. Undi akavuga ati Pasiteri ndaguha imwe niko umutima untegetse. Undi akavuga ngo ndi umushumba wanjye bikore ku bw'itegeko, akabyanga. Arakubwira urabyanze, ati nibyo wari ufite uzabibura. Ahita agenda akavuga ati uko akabihirika kuko yasuzuguye umukozi wawe, ndamuvumye. Kenshi aba bantu mwibutse ko bahamagarwa bafitanye ubusabane n'Imana, kandi iyo bahamagarwa Imana ibavugaho, irakubwira ngo mwana wanjye icyo uzavuma nzakivuma. Kandi ndashaka nkwibutse ko impano zitandukanye n'agakiza. Uko wakoresha impano kose ni gift Imana iba yaguhaye. Niyo mpamvu umusambanya guhanurira n'umurozi akaguhanurira bigakunda, abantu bakitiranya impano n'agakiza. Impano is gift, ni impano nyine Imana iguha. Impano zitandukanye n'ubugingo. Yewe sha twibeshya kuri byinshi. Uranyumva? Uyu munsi nanjye ndize cyane. Impano zitandukanye n'ubugingo. None rero umva wa muntu Imana yahaye impano yo kuvuma, ashumbye itorero, arabashumbye ayoboye icyumba cyangwa murasenganye. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo jya ubanza umenye Adreye muri kuba inshuti. Adreye ugusengera ni umukozi w'Imana komuteri cyangwa afite impano ariko nta gakiza afite, kuko agakiza kararyoha kurusha impano kabisa. Umuntu ashobora guhanura cyane akerekwa cyane ariko ari umutinganyi. Aho ndaje mpagere nawe akava gutinga korari yose akayimara, yarangiza akavuga ati ndumva Imana imbwiye ati atamina, kandi kabisohoza. Akanerekwa bigakunda. Abantu mwirengagiza ijambo rivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapapa mvuge nimara ngende. Noneho Evode bene uyu muntu Imana imuhamagaye, iyo mwamaze guhura rero ahita akubwira yaba iki kiganiro abantu bagikurikira bava mu bujiji. Ngewe rwose abantu, umuntu utari bukurikira ikiganiro abahombye pe, bava mu bujiji. Noneho Evo ahita akubwira ngo iki? Arakubwira ngo urabinyimye, ndaje nkwereke ko abahanuzi Imana yaduhamagaye. Abantu bikomanga ku bantuze, umuntu arabyiringira akavuga ati narahamagawe we, agahita agenda akakuvuma akavuga ati runaka muteje inyatsi, muteje ubukene kuko yasuzuguye umukozi wawe, ndamuvumye, wampaye umwuka wo kuvuma ndamuvumye. Bigahita bifatasha. None rero wa muntu rimwe na rimwe hari igihe aba kuje ari kwiga gukizwa,
cyangwa akaba atazi ibi bintu uko bikorwa, sisiteme y'umwuka. Nibwo ahura n'inyatsi akumva romoruke ye yagonze, inzu ye yahiye. Hari n'ibyo benshi bajya batwerera ngo karande ari abo basengana. Irifu banza umenye ubuhamya bwa Adreye, afitanye ubusabane n'Imana. Abantu mugendana bakaba batuma mbega ibintu bya ntago nabwiye abantu buryo Imana yambwiye ngo abantu be kujya kuyoragura ibiterane bagendagenda babwira ko Satani ari kubikoreramo. Urakoze. Hari akantu wigeze kuvuga ngo aba bantu birwa bazerera mu nsengero ngo ntago bamenya, sinzi ukuntu bakavuze, ntibamenye uwabavumye n'uwabahejeje umugisha, ntibamenye naho ngo nibyo bibateza inyatsi cyane cyane. Izo nyatsi rero ziza zite noneho? Uko ziza, njyewe Adriyane aka kanya turasenga, ndakwigisha uko nahamagawe, kuko nzatanga aba bose ubona fondateri y'ivugabutumwa tuyikura muri Bibiliya. Rero tugenda tubwiriza ubutumwa bitewe na misiyo twahawe. Noneho nimba narahamagawe mbwiriza agakiza kanyako, nkabwiriza agakiza kanyako kagendana n'ibintu bitatu: kwihangana, urukundo, gufashanya. Noneho hari abakuyemo kwihangana no kwihana bagashyiramo gufashanya. Ari bujya wumva babwiriza ngo tanga 10 Imana irakubabarira ubusambanyi kishe. Yego, babaho bigisha izo nyigisho. Utanga 10 Imana irakubabarira? Yego. Nk'abadivantiste bene data uretse babanyihanganire, utatanze 10 n'amaturo ubu uri umunyabyaha. Kandi n'imbere y'abapasitori udatanze 10 n'amaturo ubu uri umunyabyaha. Kandi ndashaka nkwibutse ko 10 ntago gitanga ubugingo, 10 giheje umugisha gusa. Tubigire clear, abanyamadini banyihanganire. Nje ndi evangelist, ndi umwigisha, ndi umuvuga butumwa. Ntago 10 giheje ubugingo. Hoya, ubugingo tubuhabwa no kwizera Kristo, ndetse tugatsindishirizwa n'ubuntu bwe. Ubuntu kandi abantu ntibabyitiranye n'ubusa, kuko nk'abantu bigisha inyigisho z'ubuntu nabwo hari igihe bajya babyigisha nabi, kuko inyigisho z'ubuntu ziba mu Baroma, niho kenshi ubuntu buri. Paul niwe wavuze ngo mwatsindishirizwe ku bw'ubuntu, mukizwa ku bw'ubuntu. Noneho rero Adreye nigishije kwihana, nkakwigisha gufasha, nkakwigisha urukundo, ukura ari byo bintu kuriyeho, nibyo birenge wigiyeho, ni njyewe spiritual father Imana iguhaye. Nabona uwigishijwe ko nutanga 10 cyinshi azakubwira ko gusambana nta cyaha kirimo, no kunywa inzoga nta cyaha kirimo. Ndashaka kuzaza tukavuga ubutumwa, nkubwira ikinyoma cy'idini, nkubwira uburyo abantu bicariye ku mwobo, nkubwira uburyo umuntu aza akavuga ngo onapo ni icyaha, ari muri onapo y'imyaka 10. Nzaza akakubwira ngo Imana iracutsa, mubyare mwororoke, mugwire, mungane n'umusenyi wo ku nyanja. Nzabivuga. Atadiriya none surwanya onapo. Ese uremera onapo? Si aho siyo nshatse kuvuga, siyo topic. Vodogo bizatuzindura. Icyo nshaka kuvuga. None rero bene uwo ngo aragenda gasambana. Bakamubona ati du Dubai, du ati du vi Imana iguhaye visa. Aragenda asambane, azanire mushumba 10. Aravuga iki? Imana iguha umugisha ikwagure. Imwaguriye Dubai, yayakuye si mu busambanyi. Nuko naho handi ibintu bijya bipfira by'uruze. Rero ufata ibya Adreye, ni nayo mpamvu n'abantu kenshi babiburaye, baba muri za Amerika,
akenshi bakomerekejwe n'abahanuzi baratoragura, ntibazi guhamya. Uguhamagaye wese atakubwira ngo uzaba ufite akanya ryari dusengane. Iyo umaze kumusengera ukagira yereka ukamuhanurira, mutandukaniraho. Ibi mvuga barabizi nabo, bagabanya akajagari n'ubusevire, binjire muri aha. Dore biblioteke, hano harimo Kristo, niho hari umwimerere w'ijambo bayita Bibiliya. Biblioteke, hano harimo agakiza. Uranyumva? Adrien, ndagusengeye ndakurondoye yani ibikora ibi numa byinshi nibiba byinshi turamarana ameza aya nangahe 2 ntuzamenye iyo yagiye. Cyakora nk'uko mujya dukora ibyigisho namweze ringa arayifungura, yazumva maze kuzerera haza abantu zibaramuriye ati yewe umukozi w'Imana ufite akanya ryari dusenge. Ntushobora gukura uhora uringwingire. Ntiwavuze ati ndashaka kumbera umubyeyi ukambe njyewe. Reka nguhe urugero, keretse abantu 2 3 bo hanze y'u Rwanda tuvugana buri munsi, undi we aguhamagara iyo akubonye mugasengana enfere termine. No kugira ngo utamumenye ntiyashyira ifoto ye kuri profile. Hoya sindi kuvuga se uruzerero rw'amadini, ubwo nimvuga uruzerero ndavuga n'uruzerero rw'abahanuzi. Niyo mpamvu Vode Adrien nimba yamamagaye akakanya, ejo hazaba hari abandi bavuga butumwa kuri social media, hazavuga nakubonye ku isezerano n'umwuka Imana ashaka ko dusengana. Hari igihe rero wakira umuntu mwebwe abanyamakuru mukakira ibyo tuvuga kuko mutareba mu mitima ndimureba imbuto. Undi agata kubwira ati Imana irambwiye ngo ufite nyabingi mu nda yawe, tanga $1,000 1,000 ngo usengere. Undi akayatanga, ejo yakiriye undi, noneho ahuye n'umurangi, ahuye n'umurangi cyangwa n'umucwezi, arakubwira ati indumva ndabona uvuka ibunaka. Hari n'igihe kurondora umurangi, ararondora cyane, uvuka ibunaka, wakuze gutya, uvuka gutya. Uhita uvuga ati Imana yansuye, I am sure. Agahita akubwira ati rero ndimo ndumva ibihe, ati bakujyanye muri rake Kivu bataye umwambaro wawe, niyo mpamvu wazinzwe ukaba utagishaka. Simvuze ko ubuhanuzi bwo kuri butabaho, nanjye ndahanura by the way. Tanga rero $10,000 by'amadolari, nge Tanzania nshake n'abakozi b'Imana ubundi tugutaburure. Hano siko bashize wa arabitanze kubera ko ari kurwana ku buzima. Ariko ikosa si ry'abahanuzi. Aha ndabarenganya kari inzererezi ko Imana izabibahanira, ariko ndarenganya nde uyu muntu ujarajara. Ubone Vode akamwemera, ariko abantu kuki ubundi batazinukwa? Niba inzoka izinuka umuntu akarya ibijumba akabihaga, umuntu akarya inyama akavuga ngo zamvuye ku nzoka cyangwa yazirya nabi zikamutera gute? Kuki umuntu atazinuka avuge ngo ndambiwe kweskorwa guhora mbeshywa? Niba Kristo ari we nzira, Bibiliya warayisomye, Bibiliya ngo mu isi y'ijuru nta rindi zina muntu abasha gukirizwamo, amen, atari izina rya Kristo. Kuki umuntu atazinukwa? Ugahora usugumwa, kuki utazinukwa? Indi iyo uyitwite ku batwise urarara ukazinukwa. Iyo ukunda inyama urayizinukwa, ukarya indika kwara z'igitaka. Kuki Adrien umwarara? Kuki wararirize? Erize ndamuzi nyine umukozi w'Imana, inshuti yanjye ndamuvuze nyine nimundenganye. Kuki warara Jarike? None inshuti yanjye. Kuki warara kwa Minyoni?
ukarara kwa Gitwaza, ukajya kwa Masasu, ukajya kwa Antoine Rutayisire, ukajya no kwa Sarongo, ngo nawe ni umuvuzi. Ngiye kubaho ninjije, ariko ni umupagano mu rusengero. Ni umupagani, no sinaguze bakari umudivantiste, anacuranga piano. Eskolo bandi, mu Kiswahili niko bavuga. Eskolo bandi. Arya evo uhuye n'uwo mweskoro akagutuburira, wamurenganya. Ikibazo ninde urwaye? Mugani wa Mama Charlene. Uzafata korode umugeranye na minyoni. Bakorode ni beshalo. Ntaniri birye naramvuga nabi. Nanjye ndamuvuga nabi. Bamvuze korode. Ntago navuze, ntago na pushenze. Naba minyoni ni besha. Uzamugereranya. Ansubiza. Aya. Navuze ko tuganira umunyamakuru. Divided by na divided by. Compare. Yes. Compare ibyo bintu. Ntago byoroshye. Aya. Jena nuko nyine ndumva navuga. Wavuze se? Ibyo bintu uzabigereranya. Ansubiza. Uzafata zigira inshuti umugereranye na Dre. Duhuje background. Yego sindi mu bipembwiriza ubutumwa. Ako si imyaka zigira inshuti avuze ubutumwa. Uretse ko idini niribere ko mana yanjye we. Mbega idini we, idini. Idini. Uzabagereranya nsubiza. Oya. Fata rero ufate Masaso, Yoshua Apostle, Yoshua cyangwa Masengo. Abo ni abantu bazi. Ufate Gitwaza, ugereranye n'ibindi. Uvuze ko ari ibimina, byaba bitwaye iki? Ibimina uzabigereranya n'isengero. Ariko nabo batangiriye hasi, bari bafite ubutumwa by the way. Ntibashyushyaga intebe. Baramusetse nyine, ariko karakona na kamwe rwose. Mama Charlene, icyo kintu rwose biriya bintu wavuze ntibandakarire. Mbigereranyije nkanjye gute? Ni gute uzafata umuntu uvuga ubutumwa bwiza bwo kwihana, ubwiriza abantu agakiza, umugereranye n'umweskoro? Nsubiza. Ubu none hari ibintu byateye evo, sibyo? Reka tuganire. Jenda nanjye ngira YouTube channel, uretse ko sinyikoresha nje, nta bikoresho mfite, sibyo? Utu ducano twateye kuko abantu b'Iburayi Imana ibakore ku maso n'ababahanze barambabaza, birirwa bazijogajoga zose we. Yesu wabambwe amakuru mu Rwanda ataba, icyo nyine naramenye we yakimenye kera. Kandi nzi ko Iburayi umwanya wabo ari mukeya. Sinzi ukuntu babona umwanya wo kwirirwa bajogajoga ari amacana. Ngahongereranyiriza ibyo bintu. Niba tureba imihamagaro, hari uwambwira ngo adire ngo uje kugereranya abakozi b'Imana. No, ndavuga imbuto, mvuge n'agakiza, mvuge n'ubutumwa bwa nyabyo, mbwira abantu ndi kwihaniza abantu bazerera. Bazerera he? Ku bahanuzi, mu bavuga butumwa. Abo bantu uzabagereranya.
abantu bajye muri comment batugane ibintu uvuga ari byo cyangwa atari byo. Nsubiza oya uzabagereranya. Oya nabo baze kutubwira ariko baze kudusubiza. Iyo ukomye kuri divorce ubukomye rutendere. Hafi hava ahubwo. Iyo ukomye kukubatinganye ubukomye rutendere. Harya ngo turi abakozi b'Imana. Ubavuze atabundi bavugwa. Ni bande batavugwa ko na Yesu yavuzwe. Sindi kuvuga ndi. Jesus is the numusitari. Ubu hari abantu batavugwa. Nuko nyine ndumva twakatinga nyine tukakora ikindi. Ariko hari ngawongereranyiriza. Uje mu mbuto numara kuhavivura ujye mu buhamya, numara kujya ku buhamya ujye mu mikorere yabo bantu empower entre none hongereranyiriza ubazane. Ufate Yesu amasasu wavuze ubutumwa kuva muri Kongo, yabuvuze Kongo, ari enjeniyeri. Reka tuve ku byo kugeranya abakozi b'Imana, cyo ni ikindi ahubwo reka twigarukiye kuri ya ngingo yacu ariho tuza no gusoreza n'ubundi. Ndambabaye kandi mujye mwihangana pe. Niba ukuri ni ukuri. Ibintu bavuga ngo umuntu yakijijwe nabi ntagakiza, nta muntu ukizwa nabi. Iyo umuntu adakijijwe abadakijijwe. Ihene ni ihene, ipusi ni ipusi, ntago ipusi ihinduka imbwa, ntago imbwa ihinduka ihene ngo bayirye. Ingwe ni intare n'ibihuza. Kandi ubwo wavuze ahubwo ku cy'abantu batumva. Ibihuza ntago umunyamasengesho n'umukozi w'Imana wahamagawe neza bahuza n'abantu batagize gute badakijijwe. None umurozi nuhirika abantu ku musozi bataniye mbwira definition. Oya tureke brage nsubiza tuganire mbwira ikinyuranyo. Ikinyuranyo kirimo aho ngaho ni iki? Igutu umukozi Pasiteri uvuga ngo tumuhaye Satani ntazarya ntazahage. Umuvuga butumva ngo tumuhaye Satani ntazigera atera imbere ataraza ngo musengere kubera ko yanyimye miliyoni 10. Sibyo? Yego harugiye umuntu muteza Imana birya bitwa iriya nkoni bajya bavuga nzabigarukaho mbivuge. Iriya nkoni biti inshyimbo n'inkoni kubise. Inkoni y'inshyimbo ni inkoni y'ubugwaneza. Inkoni ni inkoni yo gufyatura. Nabashumba kurya umwana ava mu nzu yawe ukamubwira ati Imana ugendere runaka yaraguye umusubiza agakiza. Hari igihe Imana mu baturi gatambukana ukuguru. Ibyo nibyo byemeye uko gusenga kwa nyako. No kuvuga ngo ntandije ntagahage. Azaruhe nakuba ku rugo mu gitanda bijye bihora bipfa ntagahuze n'umugore we bateje umwirijyane. Ataniye n'umuntu wohereza inzoka karara yohereza inzoka. Ataniye n'umuntu nabarya bohereza imyuka umuntu akarara mu marimbi. Nurangiza umugereranye na Rugamba. Ukuri ni ukuri. Ubwami bw'Imana buri hafi buregereje. Nge ndi gukoma nkoko ndi gutema nkokora. Yego. Ahanjye ndi kuvugira. Aka kanya ni ntambuka. Ahanga turi Kimironko turi gukorera kuri Market Design. Ndanamamaje nyine. Hako ni Imana bamugisha bajya dukorera ikiganiro. Sibyo? Nindenga iyi kaburembo sinzi kiba. Nta moto ngira nta modokari ngira. Ndatega nshobora kwanurwa n'igare. Shano kuba nitwaye ikanyanura. Ahanjye ni nona. Reka tuvuge ukuri rero. Sibyo ntimugashake ngo tubuhishe ngo dufavoreke ibintu ngo dushaka ngo tubishyire mu yindi context ngo harukuntu umuntu avuga ibintu neza ubundi so bivuga nabi ninde kubera ko wavuze ukuri kubera ko nyirambwa yavuyemo. Iyo nyirambwa yavuyemo umusonguraza hakaka umuriro. Aya ibyo byo no mbazi icyo rugiye kubaza. Nta kindi nari kukubaza ntekeza ko ibyo agomba kuvuga winiguye. Ndacyafite byinshi ariko tuzakomeza. Biracyari byinshi tuzakomeza. Bavugirije yarakaye ndakanyaga. None ndibavugirije nyine mvuga iby'Imana. Hari nabyo biba byaje mujye mureka mbivuge. None urumva ari byo?
twikorere dukubite bitaniye na wa wundi uvuza agafuni acuragura agira atya uko mumbanyije aya mabuye. Abahombanyije reka tube tubyore, abahombanyije runaka, umuvugabutumwa runaka, ese ari n'amasengesho. Abakokoye runaka kandi barabakokora. Imana dutabara. None iyo batema bagira gutya ati ndamutemye ndamukokoye ntakabyare hungu ntakabyare kobwa ajya byarapfushe ndamutemye ndamukokoye. Ni nako baroga kandi bigakora. Kuri Imana dutabara. None se ukeka ko uwo mwuka bari gukoresha ari uw'Imana? Satani aba yamuhanze araza nyine akamukoresha bigakora. Bihita bikora kuko ni ibya Satani. Hano agakomanga ati is prophet, ndo muhanuzi, I am pastor, ndo mupasiteri, I am apostle, ndi intumwa yahe bandi. Abamvuze nabi ubahombanye muragakizwa. Mwarakijijwe mwebwe. Bibiliya iravuga ngo mureke guhora kubukwanjye. Wihorera nkande. Yaba abantu bihorera. Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka 1994 hano mu Rwanda, Abahutu bose baba barapfuye nabo. Abantu imiryango abantu baragiye bihimura bitandukanye. Yego. Ariko umubyeyi aravuga ngo no. Kitwaza arahaguruka, Rugamba arahaguruka, Pardon Antoine Rutayisire arahaguruka, Bakorisa na Mitima bazigira inshuti Michel barahaguruka. Muranyumva? Ba Honorable barahaguruka. Yego. Ba Honorable barahaguruka. Bamoriki umubyeyi wacu His Excellency arahaguruka. Abantu bariyunga. Ubu nta muhutu nta mututsi mu Rwanda, aricyo bita ndi umunyarwanda. Urinde ujya gusekura abantu. Eliane yamvuze nabi ndamuhombanya. Muzabazwa byinshi uramuhombanya. Navuga imbwa mu mazina akavuga izina akavuga icyaha eshwe. Hari abantu badakorwa hano kuri social media. Iyo umukozi wonga aragukubita, ubu nanjye mwasanga muza kunkubita. Aragukumbanya akakurahira runaka. Iyo bo 28 kubateka nibwo bwenge kuva mu byandiko kujijuka. Iyo uri mu byaha uri injiji. Mini definition yo kuva mu byaha. Iyo umuntu atari umunyabwenge aba ari iki? Iyo utajijutse ubugeze gute? Uri injiji. Kuba witeka nibwo bwenge. Iyo utamwubashye se urumva niko kuva mu byandiko kujijuka, sibyo? Ubu hari abantu badakubitwa badakorwa. Iyo umukubise ngo wumva ariko mana yanjye evo bukatinze tuzakora ibindi. Aha Adrien urakoze cyane, reka ngushimire. Imana iguhe umugisha. Yego nawe kandi reka dusengera abantu bihane kandi abantu basobanuke. Yego ndasengeye buri wese akurikiranye ikiganiro kugira ngo umwami akizwe, umwuka wera mugenderere bundi bushya. Urakoze Kristo Yesu, amen. Kwifuza kuvugisha Adrien ndapiningaho nimero hara yamuhamagara, yaba ari kumuhugura avuga ati yarengereye bajye banakurikirana Orebo TV. Nubwo idaherutse gushyirwaho ibiganiro ariko one day Imana izatanga uburyo. Yego ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom shalom.